Imyiteguro igeze ku musozo igitaramo cya Mbonyi cyangwa mwite Israel Mbonyi, umwana wemeza yuko yavukiye mu batambyi by'umwihariko nawe akaba ari umutambyi. Ni umusore wamaze kumvenka yuko ari nimero ya mbere mu muziki wo kuramya no guhimbaza, by'umwihariko akaba akundwa n'abatari bakeya bita abagabo, abagore ndetse abasore n'abana, bose bakunda indirimbo za Israel Mbonyi. Akaba afite concert, ni igitaramo afite, ni icyambu season ya kane, akaba azagikora ku munsi w'ejo, ni ku munsi wa Noheli. Amatike mu magingo aya ngaya bakaba bamaje kwemeza yuko ageze kuri 96% arimo gushira, aho bavuga bati nawe guri yawe ejo bitaza kuza kurangira concert ikutangiriyeho nta tike ufite. Uyu mugabo si ubwa mbere yewe si n'ubwa kabiri amaje gukonvenka yuko BK Arena ari dore yuko ubwa mbere yarayujuje, ubwa kabiri arayuzuza, ndetse yewe ntago ari inshuro nkeya amaje kuyuzuza. Israel Mbonyi asanzwe akora cyo bita for live music, dore yuko aririmba indirimbo ze zose akaziririmba ziri live, kandi concert ye iba iryoheye amatwi. Nkuko wagiye ubona muri video yagiye yerekana arimo gucekinga sounds, agenda yerekana yuko ibyuma biri ku murongo, ndetse unamubonye ahangaha bwo wagira ngo concert yatangiye, nuko wenda uhitona yuko muri BK Arena nta bantu ubarimo. Yavuze yuko amajwi ameze neza kandi byose biri ku murongo, n'abamufasha nabo bemeza yuko iyi concert izaba ari concert yo ku rwego rwo hejuru, dore yuko ari ku munsi wa Noheli, ni ku munsi w'ikiruhuko, aho abantu baba bamaje kurya ndetse no kunywa, maze nimugoroba bakabasha gutembera. Yavuze yuko abantu bose bazaryoherwa kandi by'umwihariko bakazishimira ibyo azaba. Nyamuneka weho utaragura tike rwose gira vuba uyigure kandi ugerageze ugire vuba utazacikwa. Ni concert itegerejwe cyangwa se iteganyijwe kuba ku munsi w'ejo, ndetse abantu benshi bakavuga bati Mbonyi dusanzwe tuzi ntago yenda kudupfunyikira. Ese weho udukurikira umunsi ku munsi waba wamaje kwibikaho tike cyangwa ntago urayigura ngo maze uzajye kwirebera umuramyi Israel Mbonyi uburyo asusurutsa abantu ku munsi w'ejo? Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Taratibu Wadi, nagace twita Taratibu apodiye to twizamukura bagiye cishikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda dukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Taratibu TV. Nge nitwa N Yusufu, duhurire muri comment.